Sport tuvuga tuti wabikwepa wagira ute ariko anta ntabwo Rayon Sport igiye gutangira returo imeze uko abafana bayo bakwifuje ntabwo ariko rwose bimeze nubwo ngubwo na Ruvumbu kuvuga ngo araza uyu munsi uzi ikintu gihari se nabyo ntabwo umuntu yabyizera 100% cyangwa abo bakinnyi b'Abagande none se urumva ibintu bive sande kuko nka Ruvumbu gahunda byari ku cyumweru uyu Joseph ari kwa kabiri ariko bose bagiye bacuma umunsi noneho bigiye kuba hasigaye iminsi 3 ngo championnat igaruke phase retour kandi tutabeshye nyita Rayon Sport key players babo hano abanyamahanga cyane nk'uyu Ruvumbu niwe wari umukinnyi wihetse ngenderwaho watumaga nabo bandi bakina simpamya ko rero niyo yazi uyu munsi yaba ari fit 100% kuri match ko gatanu ya Gasogi kandi Gasogi zawe yakani tubabizi n'amateka uko avuga ko hagati y'ano makipe abiri nubwo match ebyiri rero kubahuza Rayon Sport yazitsindaga ariko yatsindaga yishe kuya Kenisi nawe yakani urumva rero begeye biranashimangira ikintu twavuze kuri Mohamed Wade tuvuga tuti Rayon Sport yahisemo kugumana Mohamed Wade ngo mushakire umusimbura kubera ko nta yandi mahitamo donc namabura kindi rwose nibyo kabisa n'ikimenyimenyi nta mutoza wungirije uhari baracyarwana no gushaka umutoza wungirije ubundi so umutoza yakatuvuga ko abonetse kuwa kane ubundi azafashe ubundi kugira ngo byumve cyane kongereza uwungirije n'ubundi kuba atafite ADN ya IPR rubona bari assistant wa Rayon Sport ahubwo ari umuntu wimbira mu kanya abita nshimiro ze avuga ati yandikiye ngo umubaze ngabo rubona azatangira ryari uzefashimiye kumusoza rwose muri Rayon mukuri guhari ntago bihagaze neza ikindi abakinnyi Rayon Sport yongeyemo ntago bihagaze neza muri retour ntabwo umuntu ntiyagira impungenge kuri aba bakinnyi babataka rega n'uyu munyezamu n'urugumwe ngo yakinaga mu cyiciro cya mbere abo bakinnyi uko ari batatu ubu se match urahita umushyira mu kibuga muri match ya mbere tuvuge ko ari bukuru umwitozo wejo uyu munsi bavuze ko ari bukore uyu munsi ko ari bukore niyo na Tamare yaza ntabwo yakina ibaza rero Bonere twavugaga yuko nawe ubwasa nk'uwari warabivuyemo ugiye no gusa nkaho mutakambiye ibyo bibazo byose wasiri erega abakinnyi batatu Rayon Sport yongeyemo yaba Arsene Kamara yaba Gomis umusenegale Kamara gogoye nta kintu kirimo rwose ntiwirwemo bara buriya nguri at least turiya bita Gomis ariko nawe impungenge umuntu yagira none se za polisi twabonaga zikina mu match amiko na za message mukuri ikina na za Gasogi APR iri muri Bapinduzi niyo makipe navuga ko ahanganye na Rayon nta match amikare tuzi tumenyereye Rayon Sport igira trevinga na gutya nta mukino w'inshuti kweli ntitumenyereye imeze gutya iyo seriyo akuri buka Rayon Sport y'umuntu bitari ingingo amaje y'inshuti yakinye match zayikimuza amanga uza no kwiturebye ibintu kuntu byabafashije kurikira imikino 6 yose ya championnat Rayon Sport yakoze unbeaten run ariko mwanya wa imikino 6 yari ifite amanota 18 kuri 18 kandi igenda ikinanye Rayon Sport yatsinzwe match ya mbere batsinzwe n'ikipe ya Kiyovu Sport muri cya gikombe cya Made in Rwanda imwe gutangira saison yego reba imikino ya gishuti yose bakinnye Rayon Sport yakororaga igiye muri treve ihita ikina imikino ya gishuti reba treve reba ukuntu yanganaga champion isojwe mbere ya Noheli tugeze ku itariki ya 13 champion igiye kugaruka nta mukino n'umwe gishuti Rayon Sport ikina nta numwe kabisa habe n'uwa viziyo kuko kuri Rayon Sport baze kwitondera cyane icyo navuze twese twasanze umuntu bita wadatari ku rwego rwa Rayon Sport ubuyobozi buhitamo kumuha akazi ejo bundi Rayon Sport nitangira gutakaza ntibazafata ngo resultat mbibaye iki umutoza nahuriye nayo kubera iki Rayon Sport muri départ yayo harimo ikibazo gikomeye cyane Rayon Sport ifite ikibazo cya staff technique kituzuye imaranye igihe kirekire munyibusuri ya mwara yagiye kuri juna kangana yagiye nko kuri juna 5 niba atari 5 yagiye kuri match ya Marine ibaze kugera kuva icyo giye kugera umunsi Rayon Sport nirashaka umutoza wungirije kandi imagine icya kabiri Rayon Sport sinzi niba nabyita iki ariko biragaragara ko abantu bunganira president birashoboka ko ari bakeya ubwo buke shaka kuvuga n'iki no buke bw'ibitekerezo cyo shaka kugushaho n'iki hano Rayon Sport ni ikipe ikora ikosa muri lokirite mu munsi ejo karisubiramo nejo ubundi karisubiramo Nikora Aimable azanye ahuriye he n'ingingo cyo kuvugara ni ikipe ikora ikosa uyu munsi ejo kabisubiramo ndabaha urugero nko muri Tanzania reka ni referee Tanzania kito Tanzania barenze urwego rwo kuvuga ngo turazana umuntu maze igihe adakina niyo yaba ari ubuntu Tanzania bazana umuntu ukina uraho uzwi ukina yaba ari uwa menshi cyangwa yaba ari uwa makeya
mu Rwanda dufite ubuhumyi bumwe twese, reka nkoreshe iryo jambo, ku bantu bajya ku isoko, kuri bamwe mu bantu bajya gushakira abakinnyi amakipe, bwo kurebera ijisho ryacu ribi Bugande ribi Burundi. Kandi reka mbabwira akantu koroshye cyane, ndagira ngo mbabirize ko i Bugande i Burundi nta mukinnyi muzima usigaye udasanzwe. Mu Burundi nta mukinnyi uri ku rwego rw'umuntu bita Hakizimana Muhadjiri w'umunyarwanda. Mu Burundi nta mukinnyi uri ku rwego rw'umuntu bita Umborenga, ndavuga abantu bakina muri shampiyona y'u Burundi cyane. I Bugande hasigaye umukinnyi umwe yitwa Milton Kalisa. Niyo mpamvu ubona za Tanzania zaguye ibitekerezo. Tanzania nta mukinnyi ushobora nta mukinnyi w'u Burundi Tanzania bashaka gutekereza n'ibibaho, nta mukinnyi w'Ubugande Tanzania bashaka gutekereza. Yanga ifite umukinnyi defenseur bita Gift ni titirero yakinaga muri equipe nationale muri Bugande yararirimbwaga, ariko n'umuntu usanzwe cyane muri Tanzania n'umubencher wa gatatu Gift Ali. Mu yandi magambo icyo nshaka kubwira ni icy'abantu bafungura amaso, umupira wa hano muri aka karere Tanzania, Abagande basigaye bameze nkatwe, ikipe y'igihugu Abarundi basigaye bameze nkatwe, ntabwo bagikora abakinnyi baremere. N'ikimenyimenyi ejo bundi Vitaliza gukina mu Rwanda yaraje hakina umukinnyi witwa ngo ni Inindo Mpete w'umuwinga Jordan Kesi Jordan. Niba hari umukinnyi usanzwe ku rwego rukomeye cyane ni Jordan. Kazungu se ntibari kumwe mu Primus Cup yatubwiye ko agiye banasimbura ahubwo kuri match yakinaga. Mbona kirimo rwose acenga abantu bo mu mafaranga. Babugije uzi kugira ngo uvugane nawe. Babwiraga amakipe hano mu Rwanda ngo $20 ukavugana na Vital. Barayibonye mu kipe mu Rwanda kuko uzi ko abantu hari n'amakuru yavuze ko ari ayashimye mu Burundi. Ngo ari n'ayashimye rwose. I Burundi muhave nta bakinnyi basige bakiriyo, i Bugande muhave nta bakinnyi bakiriyo. Mwagura ibitekerezo mujye muri Tanzania, isoko ryacu turyimurire Tanzania kanyizo, kubera ko Tanzania urwego igezeho ni iri. Tanzania igeze ku rwego rwo kujya kuzana umukinnyi mwiza muri Burkina Faso wabaye meilleur, igeze ku rwego rwo kujya kuzana umukinnyi mwiza muri Senegal, igeze ku rwego rwo kuzana umukinnyi mwiza muri Burkina Faso, bageze ku rwego rwo kuzana Abanyamaroc. Umuzamu wa Simba no Umunyamaroc yarakinaga. Batangiye kwagura ibitekerezo, dufate basi at least bimwe mu bisigisigi bya shampiyona Tanzania. Bamwe mu bakinnyi tubona muri Azam bababuze hari ababuze umwanya hariya baza bakabona hano bakazamura urwego nkuko apel cyangwa bashaka Moses cyane na Mukudu yaravuzwe. Ariko Rayon Sport muvana amaso hano y'igi Bugande, njyewe muvana amaso Burundi ndashyigikira ingingo imwe. Abarundi n'Abagande bose babaye flop. I Bugande ntabwo bagikora abakinnyi benshi, ndetse na za Uganda ni Burundi nta matara akiriyo. Niyo mpamvu ujya kubona ukamura Rayon Sport ngo Simon Tamari, ariko se ubundi Rayon Sport akagombye yiza ko ifite umuzamu kuri uzi impamvu Tamari bamuzaniye undi se, nubwo bari nubwo tuvuga ngo umunyamahanga ntiyari ngombwa, nuko Tamari nawe batamwizeye. Ahubwo ukivuga kuri Tamari nawe niyizewe, hari akavideo mayindi kora we nawe uri mu myitozo nagashyiramo, ubwo imyitozo bayikomeje uko ari babiri, Tamari ndetse n'umuntu bita Ojer. Mu kavideo bana nagashyiremo turebe bari kwikora imyitozo. Mu kanya nari nimubeshyira ahubwo mu kanya nari mubeshyira nanjye. Icyo nari ndi kuvuga rero ntangiye dore ikintu kigikiye ku isoko. Ikintu kigikiye ni iki kimwe, umukinnyi ufite ibitego 13 muri sezo cyangwa 20 muri sezo, wireba gusa ngo ngiye kugura umwataka, reka mite ngura umwataka ufite ibitego 20. Ndega kavideo ngaka uyu Nojera uri imbere, oya ni Tamari Ojer yagiye hano ni Uganda nyine. Uyu Nojera ari gukorera mu biti rwose. Barende ntibazaga no kumenya, ntabwo bamwemera. Icyo nari ndi kuvuga, iyo ugiye kujya ku isoko wikururwa gusa n'ibitego 20, hari ikintu kimwe mugomba kumenya. Uyu muntu w'ibitego 20 abitsinda mu buhe buryo? Icyo ni ikibazo cya mbere mukwiye kubanza kwibaza. Niba ari ibitego 12 abitsinda mu buhe buryo? Inyuma ye hakinaga nde? Ese kuri karite dufite mu ikipe yacu, uyu niwe mwataka koko dukeneye? Ushobora kubona umwataka w'ibitego 25 ariko ugasanga n'umwataka udakeneye, kuko uko atsinda n'ibyo ufite mu ikipe yawe si ibintu bihura. Uko wifuza kumukinisha, niba ukeneye a wrong striker ugasanga ni umuntu w'imbaraga nke, bitazakunda ko yaba wrong striker, bikaba ngombwa ko uwo muntu mureka ukajya ku mukinnyi uhuye n'ibyo usanzwe ufite mu ikipe yawe. Ibi mbivugiye iki? Hitimana Kesi wawe nimubone igitambye cyose ngo mwumve ko ari umuntu nawe. Rarasa wasi, komeza. Wa muntu wa Vitalo n'urwego rwa za Bugesera za Etoile de l'Est,
ndabivuga nemye nabona abantu b'abarundi bavuga ngo baraturusha tara ndabivuze nemye nkanta research narayikoze i Burundi nta bakinnyi bakiriyo turibeshya amaso mu yakuri Burundi i Buganda yasigaye umuntu bita Milton Kalisa amajari no bavuye anta mu Burundi amajari Majari wa n'umukongomani yarakinyese zimwe mu Burundi yaravuye muri Kongo ariko nyine akina mu magaju bamushyira ku ruhande 11 umukinnyi Rukundo ahamagarwa muri nationale abakinnyi bari Tanzania baza nano hirya hari imondo Tanzania ariko ni Sasa Tanzania ari Tanzania ari turi Tanzania wari muri Tanzania inde umukinnyi utangirikana kabisa ibani za champion y'u Burundi baraturusha rwose baraturusha aperi iri muri kimwe cya kangahe muri kimwe cya kabiri Vital'Ier deka kiri ikipe ya kabiri yakineje ikipe ya kabiri Vital'Ier subiza tuzasubira ku munsi w'urundi barashize nabo